Ese wigeze wibaza umuntu wahinduye isi utiriwe ayiyobora, utari umunyapolitiki ahubwo akoresheje igitekerezo kimwe gusa? Ninde wigeze gutekereza uburyo ashobora kubona amakuru yose yifuza amasegonda make aho waba uri hose ku isi? Umunsi tugiye kukubwira inkuru y'umusore watangiye ari umunyeshuri usanzwe, ariko igitekerezo cye gihindura ubuzima bw'abantu miliyari ku isi yose. Ni inkuru ya Larry Page, umwe mu bashinze Google. Komeza wumve umenye ko byatangiye n'icyo twakwigira kuri uru rugendo rudasanzwe. Aka update ni channel yihariye ikuzana amateka akomeye yaranze isi kuva rimwe kugeza uyu munsi. Hano dusangira amateka y'abantu badasanzwe ko bagize uruhare mu guhindura isi n'ibyo bavumbuye byahinduye ubuzima bwa muntu. Urasanga amateka y'ibihugu n'imico yabyo, inkuru z'abantu bafite ubwenge n'ubushobozi budasanzwe, ibiremwa bidasanzwe byabayeho cyangwa bivugwa mu mateka, amabanga n'ibyabaye byahinduye amateka y'isi. Aka update nurakomeza gukungukira ibitekerezo, ugatekereza kandi ugatangazwa n'ukuri. Ukuri kwa mateka. Niba ukunda kwiga, utekereza no kumenya aho isi yavuye n'aho igana, iyi channel ni yawe rwose. Kanda subscribe, ushyire itafari ryawe kuri aka update. Niba unyurwa n'ibyo dukora, shyiraho uruhare rwawe twereke ko turi kumwe. Kanda like, twereke igitekerezo cyawe cyakugirira akamaro. Andika comment, usangize ubumenyi bwawe, igitekerezo cyawe cyangwa inama yawe. Kuko inama zanyu nizo zituma iyi channel yanyu aka update irushaho kunguka ubumenyi buhambaye. Kanda share, usangize abandi ijwi ryacu rigere kure kuko muri imbaraga za aka update. Amazina yose ni Lawrence Edward Page, ariko azwi cyane nka Larry Page. Yavutse kwa 26 Werurwe 1973. Yavukiye mu mujyi wa East Lansing. Uyu mujyi uherereye muri leta ya Michigan muri United States. Ni ahantu hazwiho kuba harimo amashuri makuru n'abantu benshi bakora ubushakashatsi cyane mu ikoranabuhanga. Larry Page yavukiye mu muryango w'abanyabwenge cyane mu bijyanye na mudasobwa. Se yitwa Carl Victor Page, yari umwarimu muri kaminuza ya Michigan State University, yigishaga computer science, ubumenyi bwa mudasobwa. Afatwa nk'umwe mu bantu ba mbere bigishije ibyo bya mudasobwa mu bihe byari bikiri bishya cyane. Nyina yitwa Gloria Page, yari umwarimu wigishaga computer programming, nawe yari afite ubumenyi bukomeye mu ikoranabuhanga. Ibi byatumye Larry Page akurira mu rugo rurimo za mudasobwa, ibitabo byinshi bya siyanse, ibiganiro by'ubushakashatsi. Niyo mpamvu yatangiye gukunda ikoranabuhanga akiri muto cyane. Kuba yaravukiye muri uwo muryango byamuhaye amahirwe yo kwiga hakiri kare, byatumye atekereza ibintu byagutse, byamufashije gutangira gukora imishinga akiri muto. Larry Page yatangiye amashuri akiri muto cyane kuko yakuriye mu muryango ukunda kwiga. Yize muri Okemos Montessori School, aho afite imyaka hagati y'3 kujya kuri 7. Iri shuri ryamufashije kwigira, self learning, gutekereza mu buryo bwihariye, creativity, gukunda ubushakashatsi. Nyuma yaho yize yisumbuye muri East Lansing High School, aho afite imyaka hagati ya 14 kujya kuri 18. Niyo yatangiye kugaragaza ubuhanga mu ikoranabuhanga, gukunda kubaka ibintu, engineering mindset. Kaminuza. Nyuma yo kurangiza yisumbuye yinjiye muri University of Michigan, yari afite imyaka hafi ya 18 kugera 22. Yize computer engineering. Iby'ingenzi yakoreye muri iyi kaminuza, yubatse printer nini akoresheje ibikoresho bisanzwe. Yari umwe mu banyeshuri bafite ibitekerezo bisa cyane. Yagize uruhare mu mishinga ya technology, impamyamenyi y'ikirenga PhD. Nyuma ya bachelor's muri Larry Page, yakomereje muri Stanford University, yari afite imyaka 22 kuzamuka. Guhera mu 1955 yigaga computer science PhD, niho ibintu bikomeye byatangiriye. Niho yahuriye na Sergey Brin, batangiye gukora ubushakashatsi ku buryo bwo gutunganya amakuru yo kuri internet. Bakoze umushinga witwaga Backlab, ariwo waje kuvamo Google. Nubwo yatangiye PhD, nayo yarangije ko yasenjera mu bucuruzi bwo guteza imbere Google. Icyo twakwigira ku mashuri ye, gutangira kare, yatangiye gukunda kwiga no gukora ubushakashatsi akiri muto, ashyira mu bikorwa ibyo yiga. Ntigaga gusa, yanakoraga ku mishinga ifatika. Yafatanyaga n'abandi. Guhura na Sergey Brin byahinduye amateka ye. Ntiyatinyaga guhindura inzira, yaretse PhD kugira ngo akurikirane igitekerezo cye.
Ku ikubitiro ntibahuzaga cyane, ariko nyuma baza kubona ko bafite ibitekerezo bisa, gukunda ikoranabuhanga no gushaka kumenya uko internet ikora. Larry Page yatangiye kwibaza ibibazo bikomeye ati, ese twakora uburyo bworoshye bwo kubona amakuru kuri internet neza kurushaho? Umushinga wa Backlab mu 1996. Mu 1996, Larry Page na Sergey Brin batangiye umushinga bise Backlab. Icyo wakoraga wasuzumaga uko amapeji ya internet ahuzwa amalink, ugatanga ibisubizo byizewe kurusha izindi search engine zari icyo gihe. Icyo bashyizeho cyari gishya cyane, gukoresha algorithm yiswe PageRank yitiriwe Larry Page, kugena agaciro k'urubuga bitewe n'uko izindi website ziruhuza. Uko yaje kuvamo Google mu 1998. Mu 1998 bahinduye izina rya Backlab riba Google. Iri zina ryaturutse ku ijambo Google risobanura umubare munini cyane, rimwe ikurikiwe na 0. Bivuga ko bashakaga gutunganya amakuru menshi cyane ku isi. Batangiriye mu cyumba cy'inshuti yabo garage, bafite amafaranga make cyane, ariko babonye inkunga ya mbere ivuye mu mushoramari witwaga Andy Backtosham wabaye sheke y'amadolari 100,000. Google yatangiye gukundwa cyane kubera gutanga ibisubizo byihuse kandi by'ukuri, kuba yoroshye kuyikoresha. Mu myaka mike yabonye abakozi benshi, yimukira mu biro binini ibimwe mu masosiyete akomeye ku isi. Mu 2004 Google yagiye ku isoko ry'imari, Larry Page bamwe mu bantu bakize cyane ku isi. Kwaguka no guhindura isi. Google ntiyagarukiye gusa kuri search engine gusa, yakoze n'ibindi byinshi harimo Gmail cyangwa email, Google Map, YouTube yaguze nyuma. Ibi byose byatumye Google iba igikoresha abantu miliyari bakoresha ku munsi. Alphabet Inc. Muri 2015 Larry Page yafashe icyemezo gikomeye cyo gushinga Alphabet Inc. Icyo byari bigamije ari gutandukanya Google n'indi mishinga minini nk'ubwenge buhangano, imodoka zitwara zonyine n'ibindi. Larry Page aba CEO wa Alphabet, Google isigara iyobowe n'abandi. Icyo twari kugiraho nuko gutangira ku gitekerezo gito nka Backlab yatangiye ari umushinga w'ishuri, gukemura ikibazo nyacyo bashakaga koroshya no gushaka amakuru. Gukorana n'umuntu mufite intego imwe, Sergey Brin, yabaye ingenzi cyane, no kwihangana no gukomeza ntibyahise biba binini ako kanya. Gutekereza ku rwego rw'isi, bifuza gufasha abantu bose ku isi. Byatangira Larry Page akiri umunyeshuri muri Stanford University, aho na Sergey Brin bashakaga gukemura ikibazo cyo gushaka amakuru kuri internet. Bakoze umushinga waje kuvamo Google, wabaye igikoresho abantu benshi ku isi batangiye gukoresha buri munsi. Impamvu nyamukuru yatumye Larry Page aba umukire ni uko Google yakuze cyane mu gihe gito. Yabaye search engine ya mbere ku isi, abantu benshi bayikoresha buri munsi, abantu ibisubizo byose kandi byizewe. Ibi byatumye sosiyete igira agaciro kanini cyane. Google yabonye amafaranga menshi cyane mu kwamamaza binyuze muri Google Ads. Abantu bishyuraga kugira ngo amatangazo abagaragare ku bantu benshi. Ko abantu bakoreshaga Google biyongera, niko amafaranga yiyongeraga. Mu 2004 Google yajyanywe ku isoko ry'imari stock market. Abantu batangiye kugura imigabane ya Google, agaciro k'isosiyete kazamuka cyane. Kubera ko Larry Page yari afite imigabane myinshi, umutungo wahise uzamuka cyane, ubumwe mu bakire bakomeye ku isi. Mu 2015 hashinzwe Alphabet Inc. igenzura Google n'indi mishinga minini. Ibi byatumye ubucuruzi bwaguka kurushaho, agaciro k'ibigo bye kariyongera. Larry Page yakomeje kugira imigabane myinshi muri Alphabet, bituma umutungo ukomeza kuzamuka buri mwaka. Impamvu nyamukuru zatumye akira cyane. Igitekerezo gikomeye cya Google, kugira imigabane myinshi mu kigo yashinze, kwamamaza kuri internet, byinjiza amafaranga menshi, gukura ku ikoranabuhanga ku isi yose, gushora imari mu mishinga mishya. Icyo twakugiraho ni ugutekereza ku kibazo gikomeye kandi tukagikemura. Tangira igitekerezo gito ariko kigamije byinshi. Yibanda ku bintu bifite ejo hazaza, technology and innovation. Gumana igice cy'umushinga wawe, ownership. Larry Page yabaye umukire cyane kubera gushinga Google, kugira imigabane myinshi muri yo, no kuba Google yarabaye ikigo gikomeye ku isi. Dore ibintu by'ingenzi twakugira ku mateka ya Larry Page bisobanutse neza kandi byimbitse.
Cyambere no gutekereza ku kintu kinini, think big. Larry Page ntiyatekereje gukora akantu gato gusa, ahubwo yatekereje gukemura ikibazo cy'abantu bose ku isi, gushaka amakuru byoroshye. Icyo twakugira no gutekereza ku kintu gifasha abantu benshi atari twe gusa. Gukemura ikibazo nyacyo. We na Sergey Brin babonye ko internet ifite amakuru menshi ariko kuyabona bikagorana. Bahise bashaka igisubizo bivamo Google. Icyo twakugiraho ni ukureba ibisubizo, ni ukureba ibibazo biriho tugashaka ibisubizo bya nyabyo. Gukoresha neza amashuri. Nubwo ari mu ishuri rya muri Stanford University, ntize gusa yakoreshaga ibyo yiga mu bikorwa project. Icyo twakugiraho ni ukiga gusa, shyira mu bikorwa ibyo wiga. Kane no gukorana n'abandi. Guhura na Sergey Brin byahinduye ubuzima bwe. Icyo twakugiraho no gushaka abantu dufite intego zimwe tugafatanya. Gutangira utuntu duto. Google yatangiriye mu cyumba ifite amafaranga make. Nutegereza ibintu byose ngo ubutunganye mbere yo gutangira. Kwihangana no gukomeza. Nibyahise biba binini ako kanya, byafashe igihe. Icyo twakugira no kwihangana tugakomeza gukora niyo bigoye. Guhangana n'udushya. Guhanga udushya. Larry Page yahoraga ashaka uburyo bushya bwo gukorana abantu, bwo gukora ibintu neza kurushaho. Icyo twakugiraho ni ukujya utekereza ibishya ntugume ku bisanzwe. Kugumana ibitekerezo cya ownership. Yagize imigabane myinshi muri Google na Alphabet Inc. Icyo twakugiraho niba utangiye umushinga, gerageza kugumana igice cyawo. Mu ncamake, amateka ya Larry Page atwigisha gutekereza kure, gukemura ibibazo, gukorana n'abandi, kudatinya gutangira no gukomeza niyo bigoye. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato, dutumire mu birori byawe maze ducinya akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 335122. Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.